Iyi ni Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Naho uyu mwumva ni Jado nyawe, umunyabugeni wanyu utazabatengwa haba na gato. Ashkudata. Umunyabugeni wabigize umwuga, umunyabugeni biri mu maraso, umunyabugeni ubikora adashakisha. Iyi ni impano nakwambi. Dushushanya amafoto atandukanye ay'abantu, inyamaswa, ibidukikije cyangwa environment. Tubashushanyiriza imitako myiza, amashusho meza cyane agaruka ku muco nyarwanda. Nyine ngo ujya gutera uburezi arabwibanza, ntago twagaruka ku muco w'ahandi tudahereye ku muco w'iwacu Rwanda. Abakobwa beza babyina bazi guhamiriza, amafoto agaragaza abakobwa bari gucunda amata, abakobwa bari ku ruhimbi n'ibindi bitandukanye. Tubashushanyiriza ku nkuta zanyu zo mu mazu meza mwiyubakiye, ku buryo ibyo bikuta by'ayo mazu biba bigaragara mu buryo twita nka 3D cyangwa se 3 dimension. Twandika ku mazu rero nk'uko turi kubivuga nyine, twandika ku modoka, ku myenda no ku bindi bikoresho bitandukanye. Imyenda twandikaho ni iy'abanyeshuri, iy'amakupure, iy'amakorari ndetse n'iy'abantu bakoresha mu gushyingura cyangwa se bibuka babo. Dushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri nka digestive system, respiratory system, circulatory system, parts of the human body, human skeleton, map of Rwanda, map of Africa n'ibindi byinshi tutagarutseho nona. Dukora ibyapa bitandukanye, ibyamamaza, ibiranga, ibiyobora, harimo banners ndetse na banderole. Dukora cachet stamps zitandukanye, logo badges n'amayinsinya y'abanyeshuri. Dukora amakarita y'abanyeshuri, student cards, biroti, report cards n'ibindi bitandukanye. Tubadodera imyenda itandukanye ku bantu bakuru ndetse n'abana. Abanyeshuri tubadodera school uniforms, tubabohera imipira y'imbeho, sweaters, tubakorera kandi sportswear, byose tukabashyikiriza hariho ibirango by'ibigo bigaho. Dutanga inyemezabwishyu yemewe na Rwanda Revenue Authority cyangwa se RRA. Ibi mbabwira si amagambo, iyo wize neza uba warize, kandi iyo wize neza bigaragarira mu byo ukora. Muze rero mbakubite grife z'ubwenge, mbashanyiriza amafoto meza, mbashanyiriza imitako myiza, umuntu mirenze mbashanyiriza aho mu masaro y'amazu meza yanyu mwiyubakiye, ubundi arushaho kugaragara neza. Ku bindi bisobanuro mwakwifashisha imiyoboro igaragara kuri iyo logo mureba yo muri Jao. Ciao, ni Jado umunyabugeni wanyu utazabatengwa na gato. Hello bakunzi ba Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Uyu munsi ni show. Dufite swaga, dufite byinshi biteguye byerekeye urukundo nk'ibisanzwe, kuko ntitujya kure yarwo, turaruharanira. Uyu munsi rero mbaza ni iki? Hari ikibazo nateguye, nibaza ngo ese waba warigeze kuba wakunda umuntu, uwo muntu mugatandukana, ariko kugeza kuri iyi saha ukabumva umutima warakunaniye ushaka gusubirayo? Cyangwa waba waratandukanye nawe ukamuzinuka ku buryo wumva utamutekereza ariko akaba ashaka kugukurura? Ikaze ku kiganiro. Nje rero nk'uko bisanzwe ni wa mukobwa wanyu mukunda cyane, wa wundi ubasusurutsa iteka ryose mu rukundo. Sindi jyenyine rero. Mumeze mute bakunzi ba Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. How are you? Reka nanjye ndasubiza rero, harya buriya nk'abantu bari muri Kenya, muri Tanzania babasuhuza bati mimi mwenye sauti yake na wasalimia sana popote mlipo. Hapo vipi? Barasuhuza na Isilamu. Abisilamu harimo abayisilamu tuziranye n'abandera, nziranye n'umuyisilamu witwa Abudu, nziranye n'umuyisilamu witwa Afisa, nziranye n'umuyisilamu witwa Karini n'abandi benshi, ni benshi cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good. Abantu hari n'abantu bari i Paris tuziranye, twebwe rero reka nkubwire, bene bakadukinisha ntabwo tworoshye. Tuba tuziranye n'abantu bari hirya no hino, kandi ibiganiro byacu bibonwa n'abantu benshi, ntabwo bibonwa n'abanyarwanda gusa. Urumva abantu bari i Paris, ariko se buriya nk'Ubufaransa arabavuga Je vous salue. Je vous salue avec une grande salutation qui vient au fond.
iyo uvuze ngo Buenos dias, iyo ni Spanish. azangezayo. Tutagiye kure rero nk'uko bisanzwe, uyu munsi ariko turi mu mavuta, mwabibonye ariko bakwiza. Birashyushye. Uyu munsi ni show nk'uko Mayi byose yabivuze rero. Twagarutse. Utarakomeza kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamura ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Urw'igiciro fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatenguha na gato. Urakoze cya. Twagarutse. Tugarukanye mood idasanzwe, umunsi ni moto. Birashyushye. Tugiye kuvuga ku bantu badasanzwe rero. Badasanzwe. Nk'uko nabivuze, bari abantu turashaka kubavugaho. Kandi namwe mukunda ibiganiro byacu, murasabwa kugira gute? Kujya hahandi hasi mugakora subscribe, ugakora share, comment kugira ngo dukomeze turyohane mu kiganiro. Urukundo ruganze iteka mu bantu. Hano iburasirazuba aho twibereye, aho dutwikira, turafite abakunzi benshi turabasuhuza. Abantu bari mu majyepfo turabasuhuje, mukomere cyane. Abantu bari iburengerazuba, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, mu mutima w'igihugu ndani aho ngaho mu mutima. Mukomere cyane. Nk'uko rero mwabyumvise Mayi byose abivuga, tugiye kuvuga noneho ku bantu badasanzwe. Ntabwo basanzwe koko. Buriya yigeze kubaza ikibazo ngo waba warigeze gukundaho uwo wakunze mugatandukana ariko ukumva umutima ntumuvaho, cyangwa se wowe ukaba waramuzinutswe ariko we agakomeza gukururukaho. So abantu bameze batyo rero ndagira ngo mbabwire ko niba abantu batazi kuzinukwa, kandi abantu batazi kuzinukwa bajya bavuga ngo iyo utazi kuzinukwa uhora ubabaye. Nibyo. Uhora ubabaye. Twihuse rero urugero twatanga, wenda ugasanga uwatandukanye n'umuntu, wenda yari umugore wawe cyangwa se yari umukunzi wawe, ariko yaba yari umugore wawe, yaba yari umukunzi wawe, yaba yari umugabo wawe, ubwo ndashaka kuvuga ngo mwaba mwari muri mu rugo nk'umugore n'umugabo, mwaba mwari mugifiyansanya ariko mwatandukanye, the same name expired. Twabonye expired rero icyo ari cyo. Harya expired twabonye ko ari mama gajewe. Utarakomeza kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamura ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Urw'igiciro fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatenguha na gato. Urakoze cya. Ni ikintu cyarangije manda, cyarangije igihe mbese. Wow. Expired ni ikintu cyarangije manda, ikintu cya kindi ushobora gukoresha. Mbibutse nimujya mu mabutike, mugiye kugura amavuta, mugiye kugura ibyo kurya, mujye mubanza murebe hariya kuri ziriya dates baba barashyizeho igihe cyakorewe n'igihe kizabera expired, kizarangiriza manda. Iyo ugikoresheje rero cyarabaye expired kirakudestroyinga. Uryo mvuze Kinyarwanda, kiragusenya. No kuvuga ngo rero urumva ibintu byabaye expired, mwabantu mwe murumva ko ari bibi. Tubyange n'imitima yacu yose. Bivuze ngo umuntu wabaye expired kuri wowe nta keza yakuzanira mu busanzwe, usibye guhora guteza ibibazo nyine agatuma uhora ubabaye. Urabona urugero, niba umuntu mwaratandukanye, uwo ni expired. Iyo rero atangiye gusa nkaho
yinjira mu rugo rwawe ashaka kurusenya, murumva ni ya product yabaye expired n'ubundi itagira effect nziza mu buzima bwacu, n'ubundi ibishaka kugira gute, ibishaka kudusenya. Urumva expired still ni ikintu kibi, ni umuntu mubi. Birumvikana cyane kuko iyo tuvuze ngo expired niba ari ikintu cyarangije igihe, mu by'ukuri turi ku bantu noneho. Reka tureke za product tujye ku bantu. Iyo uvuze ngo umuntu yabaye expired, ni wa muntu mutigeze muhuza, utigeze wumva ko yakugira n'inama, ngo akugira inama wumve ko inama yakugiriye arizo. None se za nama arazikuzanira kandi mutakiri kumwe, urumva yakubwira ikintu kizima? Reka inama atashoboye kuguha cyagiye mwari mwunze ubumwe, ntabwo inama yazikuzanira muri iyo minsi kandi mwaratandukanye. Bivuze iki rero? Bivuze ko iyo ikintu cyataye igihe uba ugomba kugira gute? Kukireka ugafata inzira, ugafata igishya, ugafata byiza cyane, kiza kukubakira ubuzima, kiza kikuzanira ibyishimo, urukundo ruganze iteka mu bantu. Ni ukuvuga ngo umuntu kugira ngo mutandukane ni uko uba wabonye ko inama ze akugira, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga ahubwo wenda nta n'inama akugira, noneho n'izo wowe umugira ushaka ko mugenderaho ukabona ntizifata, bitewe n'iki? Bitewe na mayindi zanyu zitandukanye. Ariko aho ngaho haba harabayeho guhura n'umuntu utari uwawe, kandi mugahura mu gihe kitari icyanyacyo. Bivuze ngo rero uwo muntu kubera ibyo bintu nyine biba byatumye mufata umwanzuro wo gutandukana, kubera ko kamere y'umuntu ipfana nawe, akiriho agihumeka, umenye ngo kwa kundi yari ari niko ameze. Za nama yabuze muri cya gihe mwabanaga ntabwo ubu ngubu ari bwazi azifite. Yego sinzi niba bisobanutse, ariko aho hasi muri komenti namwe muba mwemerewe kugira gute, muba mwemerewe gushyiramo ibitekerezo byanyu, mukatubwira uko namwe mubyumva, niba muhamanya natwe, niba se mudahamanya natwe tukavuga uti oya njyewe ndabyumva gutya. Yego birafasha cyane cyane rwose. Tutarakomeza rero reka mbanze mbereke ngira akantu nikorera. Come on. Nanjye ngize amatsiko. Utarakomeza kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamura ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushyiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi, cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Uruw'igiciro fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share, ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatenguha na gato. Urakoze cyane. Murakoze cyane rero. Ubwo namwe nyine nabasabye ko mwaduha ibitekerezo, nkubwira ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ugomba gukora subscribe, ugakora comment, ugakora share, ugakora like. Waba ushyizeho itafari ryawe, bityo kandi bidutera motivation yo gukora ibindi bintu byiza kugira ngo dukomeze tubahe show, dukomeze turyoherwe hamwe. Nicyo nicyo uri mwene nambwire kuri mwene muhurutu umuntu w'ubwo wamukuru wamubyara se w'umukwe. ayo masano ntabwo asanzwe. Uriya mwana yaratwitse. Ibintu rero tugira inama abantu batazi kuzinukwa. Yego, nk'uko twabivuze, utazi kuzinukwa uhora ubabaye. Mu by'ukuri niba waratandukanye n'umuntu, tandukana nawe, utandukanye nawe rekana n'umuntu. Niba uzi ko udashoboye gutandukana nawe, ukaba ubona ibintu agukorera ushoboye kubyihanganira, nifungeho bukwasi. Ntugatume umuntu utashobora gutandukana nawe amara
icyumweru ari hariya nawe uri hariya mutari kumwe. Iyo amaze icyumweru akamara ukwezi cyangwa se n'ikindi gihe runaka mutari kumwe, ibyo ni biba ari byinshi. Kandi ikindi iyo ugiye kumugarura mu buzima bwawe, hari indi mico aba yize muri cya gihe yamaze mutari kumwe. So icyo bivuze, umuntu ubona ushobora kwihanganira utugeso twe tutari twiza, aho ngaho ni kuri ba bantu baba bafite ibyo badahuza, ariko bikaba ari bike cyane kuruta ibyo bahuriraho. Ibyo byo biranakosoka iyo habaho umutimanama wa buri umwe, mukaba umwe akaba afite duke twa tugeso duke, ariko ibyinshi ari ibyo muhuza. Utwo duke dushobora gukosoka, ariko mu gihe ari byinshi byandakurahiye gukosoka ntibyakunda, kuko n'ubundi kamere y'umuntu irangirana nawe. Niyo mpamvu rero mbabwira, niyo mpamvu tubabwira, nigize umwe, niyo mpamvu tubabwira tuti niba waratandukanye n'umuntu, uwo muntu yabaye expired kuri wowe, nta nama nzima yakuzanira. Guhora ubabaye ni kwa kundi, niba akikwandikira utumesaje, niba akiguhamagara, niba akiguharasinga, icyo biri bukuzanire ni uko uwo muri kumwe mu rugo nabona iyo myitwarire, nabona ibyo bintu, arababara. kandi urugo iyo rwaje mwa gatotsi ni kwa guhora ubabaye nyine, bitewe na expired. Nkunda kuvuga ngo ibintu byabaye expired, buri uriya muntu nubwo ari umuntu, ariko iyo umuntu yabaye expired nyaba ari ikintu, kuko ikintu gisenya umuntu ntabwo kiba ari umuntu, ahubwo kiba ari ikintu. Ariko ubundi abantu benshi rwose sinzi, ntabwo nzi niba ari benshi cyangwa niba ari na bake, ariko ngira intekerezo zitandukanye n'iz'abantu benshi. Urugero, njyewe iyo nzinutwe mba nzinutwe, ndarwaza, ariko iyo mbonye ibintu ndi kurwaza bitarwarika ngo bikire, ndareka bigapfira iyo bipfira. Kandi sinjye ngira umutima wo gusubiza amaso inyuma, ariko ubundi umwexpired ubundi mwirutseho gute? Njyewe ujya umbwira ndakira. Ashiri nta n'igihe uzigera expired. Ndababwiza ukuri bakunze mudukurikiye, niba hari ikintu kiryoha ni uguhura n'urubavu rwawe, ugasanga koko n'urubavu rwawe rwa nyarwo. Mu myaka yose namaze, ubu mfite imyaka 30 ubwo rero mwamutegereje ngiye kubabwira imyaka yanjye ya nyarwo ni 30 ubwo yirengaho mu bishakishirize. Mu by'ukuri muri icyo gihe cyose ndababwiza ukuri, nahuye n'urubavu rwanjye, umva nasanze ari rwo narupimye, mbona neza ukwiriye wowe nawe ubwo ufite uko wiyumva, ubwiza bwawe no kwisiga amata byarama.